Muriho neza, iyi ni Ikosora. Mu minsi ishize aherutse kumvikana inkuru y'incamugongo ivuga ko umugabo witwa John Ikechukwu Okifari wamamaye cyane mu izina rya Mr Ibu muri sinema by'umwihariko yo muri Nigeria Nollywood yitabye Imana. Uyu munsi rero nk'Ikosora twifuje kugaruka by'umwihariko mu ncamake ubuzima bwagiye buranga uyu munyabigwi ndetse umunyarwenya Mr Ibu, dore ko yakunzwe n'abatari bake hirya no hino ku isi. Yitwa John Ikechukwu Okifari gusa yamamaye mu izina rya Mr Ibu muri sinema by'umwihariko yo muri Nigeria Nollywood. Mr Ibu yavutse mu 1961. Uyu mugabo yagaragaye muri filimi zirenga 200 zose muri Nigeria, harimo n'iy'uruhererekane yiswe Mr Ibu series. Mr Ibu yavuye ahitwa Omeneku mu gace ko mu burasirazuba bwa Nigeria. Nyuma yo kurangiza amashuri y'abanza yagiye kubana n'umuvandimwe we ahitwa Sapele kuko se yari amaze gupfa. Muri iki gihe ahitwa Sapele, Mr Ibu yakoze uturimo dutandukanye tugiye duciriritse kugira ngo afashe umuryango we anabone amafaranga amujyana ku ishuri gukomeza kwiga. Mr Ibu yakoze nk'umwe mu batunganya umusatsi, ubundi arafotora, anakora mu ruganda batunganya gutubati, gusa byamufashije kurangiza amashuri ye yisumbuye. Mr Ibu arangije kwiga amashuri ye yisumbuye secondaire, yoherejwe muri kaminuza ishami ry'uburezi, gusa aza kuvamo kubera ubushobozi buke yari afite. Nyuma yaje kujya kwiga muri kaminuza y'icungamutungo n'ikoranabuhanga IMT kuko ariho yashoboraga kwiga kubera ingano y'amafaranga yari afite. Mr Ibu yashatse abagore bagera kuri 2. Yagaragaye muri filimi zirenga 200 zose nkuko twabigarutseho haruguru, harimo izo yakinnye mu 2004, 2005, 2006, 2007 kuzamura. Muzo yamenyekanyemo harimo yitwa Mr Ibu and his son, yitwa Coffin Producer, Husband Suppliers, International Players. Mr Ibu kandi yagaragaye muri filimi yiswe Mr Ibu in London yasohotse mu 2005, yitwa Police Circuit yasohotse mu 2003, 9 Wives mu 2005, Mr Ibu in Prison mu 2006, ndetse n'iyitwa Kezia yasohotse mu 2007. Mr Ibu ngo yaba yarabayeho umuhanzi. Ni byinshi bigenda bivugwa kuri uyu munyabigwi ndetse umunyarwenya. Mr Ibu ngo yaba yaragerageje ndetse gukora umuziki. Mr Ibu yagerageje gukora umuziki ndetse ajya muri studio akora ibihangano bigera kuri 2 byose. Mu mwaka wa 2022 Mr Ibu nibwo yasohoye indirimbo yitwa This Girl ndetse n'iyitwa Do You Know. Mu mwaka wa 2023 nibwo uyu mugabo yatangaje ko yasanzwe mu burwayi bukomeye cyane bwatumye bamuca akaguru kamwe, gusa uburwayi bukomeza kumubera ibamba. Muri iki gihe Mr Ibu yatangaje ko yafashwe n'uburwayi ubwo yari ari imbere ya kamera ari gukina filimi. Ntabwo haciye kabiri uyu mukinnyi wa filimi yahise atangaza ko akeneye ubufasha bw'amasengesho ndetse n'ubufasha bw'amafaranga kugira ngo abashe kwivuza. Ibi yabitangaje ubwo yari ari kwa muganga aryamye ku gitanda. Nyuma y'ubwo burwayi bwose yabazwemo inshuro zigera ku 8 zose. Umuryango we watangazaga ko yabazwe kugira ngo barebe ko ubuzima bwe bwagenda neza. Inkuru ku rupfu rwe yatangajwe ku itariki ya 2 Werurwe 2024. Abarimo umuryango we ndetse nabo bakoranye imyaka myinshi umwuga wa sinema basigara mu cyunamo gikomeye cyane. Inkuru dukesha BBC ivuga ko umukuru w'abakinnyi ba filimi bo muri Nigeria Emeka Lawrence yemeje ko uyu mugabo Mr Ibu yitabye Imana abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Ati cyane no kubamenyesha ko umunyarwenya wamenyekanye nka Mr Ibu yitabye Imana asize indwara y'umutima amaranye imyaka 24. Mu mwaka wa 2004 nibwo Mr Ibu yamenyekanye binyuze mu rwenya. Mr Ibu ryamwitiriwe akanyura benshi afatanyije n'umunyarwenya uzwi nka Mr M cyangwa wakinnye filimi
yakunzwe n'abatari bake yitwa Baby Police. Tariki ya 15 Ukwakira mu 2020, Mr Ibu yatunguye benshi agaragaza indi mpano nk'uko twabigarutseho haruguru, ubwo yashyiraga hanze indirimbo ebyiri arizo Ndetse na This Girl. Mu mwaka wa 2012 kandi bwana Mr Ibu yatanze umusanzu w'inama ikomeye mu gihugu cya Nigeria, ubwo yasabaga abaryamana bahuje ibitsina ko bahagarikwa muri Nollywood, muri sinema yo muri Nigeria by'umwihariko, kuko yabonaga byangiza abiganjemo urubyiruko cyane cyane. Mu mwaka wa 2015 John Ikechukwu Okifari yashyingiranwe n'umukobwa witwa Stella, bubaka umuryango nubwo banyuze muri byinshi byagiye binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, birimo kuba umugore we Stella yaramushinjije ko yaryamanaga n'umukobwa yareze witwa Jasmine Okifari. Mr Ibu asize abana batatu aribo Emmanuel Mandela Okifari, Chelsea Okifari ndetse na JJ Okifari. Mr Ibu yakunzwe n'abantu benshi cyane cyane abakomoka ku mugabane wa Afurika, ndetse abera benshi icyitegererezo mu bifuza kuzamuka mu mwuga wo gukina filimi, nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Mr Ibu asize icyuho by'umwihariko muri sinema ya Nollywood muri Nigeria. Umwe mu bagerageje kuzamura sinema by'umwihariko muri Nigeria. Uyu munsi rero nk'ikosora twari twifuje kugaruka ku mateka yagiye aranga ubuzima bwa Mr Ibu cyangwa se John Ikechukwu Okifari. Tira tuti agire iruhuko ridashira. Iyi ni ikosora, njye twabanaga ni Ubuzima nk'ibisanzwe. Komeza kubana natwe kugira ngo ubashe kubona ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi birimo ubumenyi. Murakoze, mugire ibihe byiza.